Haleluya. 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 Amen. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Tunejejwe cyane n'uyu mugoroba, by'umwihariko tunejejwe n'uyu munsi wera w'isabato, umunsi w'iteka yatugeneye kugira ngo twongere twibuke neza urukundo yadukunze, twibuke uko yaturemye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Twashimishijwe n'ibihe byiza Uwiteka yageneye itorero rya Nyarubande mw'ibi byumweru bibiri mugiye kwinjiramo. No kuri aya mahirwe Uwiteka yabageneye, turasaba kugira ngo ntimuzayiteshe. Turasaba kugira ngo mwebwe mwagire umugisha wo gusogongera ibyumweru bibiri bizabere iby'umugisha. Ibyo tuzakora byose, natwe nubwo tuzaba turi kure tuzaduterera akajisho kw'iri koranabuhanga, Uwiteka azarusheho kudera umugisha mw'ibyumweru bibiri. Rero turanezerewe kuba twongeye kugirirwa amahirwe yo kuba turi aha ngaha uyu munsi. Tugiye kuririmba indirimbo 10 nk'uko umuyobozi wa gahunda yabigennye. Ni indirimbo zuzuyemo ubutumwa bwiza, ubutumwa bukomeza, ubutumwa buhumuriza, ubutumwa budutera imbaraga, zuzuyemo ubuhanuzi, ndetse indirimbo ziteguza kugaruka kwa Kristo. Ari twebwe rero groupe Amababa namwe ubwanyu dusabirane kugira ngo ubutumwa butambuka mu ndirimbo, butambuka kubabwiriza butumwa bwose aba ari ubwo kuzatugiza mu bwami bw'Imana. Indirimbo ya mbere tugiye kuririmbira avuga ngo Yesu ni umukiza wacu utangaje. Aló, test, aló, test. Yesu n'umukiza wanjye utangaje, kuko andutira byose. Niwe wampagaritse ku rutare, mpabonera umunezero. Niwe wampagaritse ku rutare, mu gihugu cy'umutarwe, kandamisha mu rukundo rwe rwinshi, andindisha ukuboko kwe, andindisha ukuboko kwe. Yesu n'umukiza wanjye utangaje, antura imitwaro yose, arankomeza sinzanyeganyega, kuko ahora mbumbatiye. Niwe wampagaritse
nzamusanganira, nzajya ndirimbana n'abacunguwe indirimbo y'agakiza. Niwe wamagaritse ku rutare mu gihugu cy'umutarwe, kandamisha mu rukundo rwe rwinshi, andindisha ukuboko kwe, andindisha ukuboko kwe. Zakayo ururuka vuba, ndarari wawe, uyu munsi agakiza gatashye mu rugo iwawe. Yesu wo wumvaga mu bafarisayo, ugiye gusangira n'ukuri ku meza amwe. Zakayo ururuka vuba, ndarari wawe, uyu munsi agakiza gatashye mu rugo iwawe. Yesu wo wumvaga mu bafarisayo, ugiye gusangira n'ukuri ku meza amwe. Inkuru nziza itahiye Yeriko, ku mabuzi ruharwa yatanye na Yesu. Zakayo amahirwe yabonye uwo munsi, yayakoresheje neza, yunga n'umukiza. Inkuru nziza itahiye Yeriko, ku mabuzi ruharwa yatanye na Yesu. Zakayo amahirwe yabonye uwo munsi, yayakoresheje neza, yunga n'umukiza. uyu munsi nawe uramutse ubyemeye, agakiza kataha iwawe. Uramutse ugize guca bugufi mu kwa Zakayo, Yesu arakomanga umutima wawe ngo yinjire mutahane. Nahawe nahanjye kugira ngo twumve ijwi ry'umukiza. Zakayo mu rugo iwe, nshuti byaragahozo, uwahabiye kure atahutse mu rugo, yari yemeye gukingurira Yesu, atangira ubuzima bushya muri Kristo. Inkuru nziza
Yesu zakayo amahirwe yabonye uwo munsi yayakoresheje neza iyungana umukiza inkuru nziza itahiye ariko kunywa muzi rubarwa yatahanye na Yesu zakayo amahirwe yabonye uwo munsi yayakoresheje neza iyungana umukiza ndakurarika nshuti muvandimwe niyumva ijwi rya Yesu unangire umutima wawe wishidikanya turateze ibiganza uzaba amahoro masa niwiyungana Yesu inshuti bana nanjye inyobora mu nzira nziza uwo ni Yesu i Kalvari iri ni ryo sengesho ryanjye teka mana buri munsi ko nkeneye umucyo wawe mwami Yesu mfata ukuboko Yesu ndagukeneye mu rugendo rushya Yesu ndakwifuza ubinyenyenge zanjye murezi w'ibyahafi nizeye kukubona igihe cyose Yesu mfata ukuboko nshidikanya ko uzangeza ku rurembo kuko ufite imbaraga nyinshi mu kiganza cyawe gikiza wambereye ubwugamo iteka nanjye ni wowe nzirata ijambo ryawe rimbere y'umucyo Yesu mfata ukuboko Yesu ndagukeneye mu rugendo rushya Yesu ndakwifuza ubinyenyenge zanjye murezi wanjye nizeye kukubona igihe cyose Yesu mfata ukuboko nizeye kukubona igihe cyose Yesu mfata ukuboko
kanogo k'ikirere dusanganira umucunguzi bizaba ari ibyishimo kuba mwizeye kuri uwo musi nzaba nsize y'isi mbi gukorera bizaba bikuweho bizaba ari agahozo kuri uwo musi nzaba nsize y'isi mbi gukorera bizaba bikuweho bizaba ari agahozo igihe kiri hafi igihe kiri hafi igihe kiri hafi igihe kiri hafi icyo gihe nzareba Yesu amaso ku maso nzamuhobera urukumbuzi nzahagarara imbere ye maze mushimire bizaba ari ibyishimo bitavugwa kuri uwo musi nzaba nsize y'isi mbi gukurira bizaba bikuweho bizaba ari agahozo kuri uwo musi nzaba nsize y'isi mbi gukurira bizaba bikuweho bizaba ari agahozo gukurira bizaba bikuweho bizaba ari agahozo 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 nyinshi zirenga ibihumbi inzira njyewe ntabasha kumenya icyo nzi nuko byose ubikora ngatungurwa nza kugumaho urahebuje nza kugumaho urahebuje ufite uburyo unyambutsa umuriro n'inyanja
indirimbo iravuga ngo ufite inzira nyinshi ndetse nyinshi zirenze ibihumbi, inzira njyewe cyangwa wowe tutabasha kumenya. Nk'izo nzira Uwiteka anyuzamo abantu bayo, atunyuzamo kugira ngo tubashe gucika imyambi ya Satani. Harimo inzira yanjye, harimo inzira yawe. Icyo dusabwa gusa ni ukugirira icyizere Uwiteka. Intambwe dutera umunsi ku wundi, uko tubyuka tukajya gushakisha, tukajya mu bintu bitandukanye, Uwiteka aba ari maso kandi ijisho rye ntago rijya riva kuri twebwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyi tugiye kuririmba yitwa vuba bidatinze. Nari nshyizemo agatamoro ngo bagenzi banjye banywa amazi, barangije banywa amazi ngiye baranyibagirwa. Vuba bidatinze ibitabo bizabumburwa, Yesu asome amazina y'abemeye irarika rye. Mbese mw'icyo gitabo uzaba urimo? Mbese mw'icyo gitabo njyewe nzaba ndimo? Itorero rya Nyarubande rizaba ririmo? Amahaba gurupe azaba arimo? Imana itubashishe kwandikwa mw'icyo gitabo cy'ubugingo bigishoboka. Ibyo mbifurije mu izina rya Yesu. bidatinze ibitabo bizabumburwa, bizasoma amazina y'abamukoreye. Ese nshuti yagiye witeguye uwo munsi ute? Ubaye zarahamagara bamukoreye, uwo munsi uzaba ari uw'ibyishimo gusa iyo mu ijuru. Ko tuzaba twiboneye waducunguye, tuzahora turirimba tutuweruwera. Icyo gihe kizaba ari ibyishimo gusa, uwo munsi uzaba ari uw'ibyishimo gusa iyo mu ijuru. Ko tuzaba twiboneye waducunguye, tuzahora turirimba tutuweruwera. Icyo gihe kizaba ari ibyishimo gusa. Umunezero nzagira ngeze mu ijuru, ubwo nzaba ndirimba n'uwaducunguye, maze kunywa ku mazi ya rwa ruzi rw'ubugingo. Haleluya, mbifurije kuzaba mu ijuru. Zaba ari ibyishimo gusa iyo mu ijuru. Ko tuzaba twiboneye waducunguye, tuzahora turirimba tutuweruwera. Icyo gihe kizaba ari ibyishimo gusa. Zaba ari iyo mu ijuru. Ko tuzaba twiboneye waducunguye, tuzahora turirimba tutuweruwera. Icyo gihe kizaba ari ibyishimo gusa. Uwo munsi uzaba ari ibyishimo gusa iyo mu ijuru. Ko tuzaba twiboneye waducunguye, tuzahora turirimba tutuweruwera.
wera icyo gihe kizaba ari ibyishimo gusa umutegetsi ufite abagaragu yayoboye na ngabo afite ayobora afite icumbi n'ukuri arihariye nta n'umwe umeze nkawe nzahorama nyako yihariye Yesu arihariye Yesu arihariye tuzi yuko abami b'isi bategeka n'igitsure bamwe basahura intama zawo ariko Yesu arazirinda n'ukuri arihariye nta n'umwe umeze nkawe nzahorama nyako yihariye Yesu arihariye Yesu arihariye ninde mwami wapfira intama ze akazirinda buri munsi Yesu we yaza nyumwihariko kuko we yita ku ntama ze n'ukuri arihariye nta n'umwe umeze nkawe nzahorama nyako yihariye Yesu arihariye Yesu arihariye oh n'ukuri arihariye nta n'umwe umeze nkawe nza
amazi amara inyota adaturutse ku iriba amazi amazi y'ubugingo ayo umugore w'umusamariya amazi amazi azatuma nagaruka kuvoma ku iriba amazi amazi makwisoko idakamara ntazongera kugira inyota iteka ryose amazi amazi amara inyota adaturutse ku iriba amazi amazi wahaye umugore w'umusamariyakazi amazi amazi azatuma nagaruka kuvoma ku iriba amazi amazi akwisoko idakama y'amazi y'ubugingo ayo mazi azatuma umutima unyurwa nawa mugore wanyuzwa agasiga byose nuko agisa Mariya kuvuga inda Yesu ati nimuze murebe umukiza w'isi amazi amazi amara inyota adaturutse ku iriba amazi amazi y'ubugingo wahaye umugore w'umusamariyakazi amazi amazi azatuma nagaruka kuvoma ku iriba amazi amazi makwisoko idakama y'amazi y'ubugingo amazi amazi y'ubugingo y'ubugingo Alo. hari umunsi uri hafi kugera ubwo iyi si izaba irangiye ubwo tuzaba dutaye imiruho uwo munsi uzaba unejeje ubwabera bazaba batashye ubwo Yesu azaba atungutse ku bicu nzasimbuka muhobere maze mukore no mu biganza nzamufata maze mukomeze nzasimbuka muhobere maze mukore no mu biganza n'amaso yanjye azamubona sayundi nzibonera umucunguzi wanjye amishuriye ibihishwe byose ese ibyo wowe ntujya ubyifuza nshuti yanjye reka twiboneze kugira ngo ukazagaruka tuzishimire kumusanganira ku bicu nzasimbuka muhobere maze mukore no mu biganza nzamufata maze mukomeze nzasimbuka
muhobere maze mukore no mu biganza amaso yanjye azamubona sayundi zasimbuka muhobere maze mukore no mu biganza zamufata maze mukomeze zasimbuka muhobere maze mukore no mu biganza amaso yanjye azamubona sayundi amaso yanjye azamubona sayundi oh sayundi amaso yanjye azamubona sayundi zikose ko mwisi ndetse no mw'ijuru umwami w'abami bose n'umucunguzi w'abantu bose niwe ushoboye byose mureke twese tumushime afite imbaraga nyinshi nta muntu uhwanye nawe mw'isi afite ubushobozi bwose bwo mw'isi ndetse no mw'ijuru n'umwami w'abami bose umucunguzi w'abantu bose niwe ushoboye byose mureke twese tumushime dufite umugeri udukunda bitangaje unezezwa no kuba w'intama ze ziri oya ntanezezwa no kumva intama yazimiye ariko kandi Yesu akunda izo nzimizi afite imbaraga nyinshi nta muntu uhwanye nawe mw'isi afite ubushobozi bwose bwo mw'isi ndetse no mw'ijuru n'umwami w'abami bose n'umucunguzi w'abantu bose niwe ushoboye byose mureke twese tumushime yaje hano mw'isi kubera njyewe nawe aratotezwa cyane agera ku bwaha agera no gupfa nyuma azuka nitwishime ni muzima yicaye kwa data imbaraga nyinshi nta muntu uhwanye nawe mw'isi afite ubushobozi bwose bwo mw'isi ndetse no mw'ijuru n'umwami w'abami bose n'umucunguzi w'abantu bose niwe ushoboye byose mureke twese tumushime afite imbaraga nyinshi nta muntu uhwanye nawe mw'isi afite ubushobozi
ubushobozi bwose bwo mu isi ndetse no mu ijuru. N'umwami w'abami bose, n'umucunguzi w'abantu bose, niwe ushoboye byose, mureke twese tumushime. Afite imbaraga nyinshi, nta muntu uhwanye nawe mw'isi. Afite ubushobozi bwose bwo mu isi ndetse no mu ijuru. N'umwami w'abami bose, n'umucunguzi w'abantu bose, niwe ushoboye byose, mureke twese tumushime. Niwe ushoboye byose, mureke twese tumushime. Niwe ushoboye byose, mureke twese tumushime. Haleluya, 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 haleluya. Ab'inyuma muri kunyuma. Haleluya, haleluya. Yego, Mana ni nziza, afite imbaraga nyinshi, mumfashe. Afite afite w'abami bose, niwe ushoboye. Ntabwo nzi niba ari uko aba bagabo tubana batangiye kubinkora. Ndi kubona abantu batishimye, sinzi impamvu. Sabato nziza.